Reka nongera kukwifuriza kugira ibihe byiza by'umwihariko nshuti mukunzi kuri wowe udahwema kubana natwe gatanu kandi uyu munsi witwa Mama Urwagasabo cyangwa se Mutesi Scovia ukorera ikinyamakuru Mama Urwagasabo akaba alaunchinze televiziyo cyangwa se mu by'ukuri TV ye nabi bikaba bivuga ko mu by'ukuri ageze muri Gasabo atabwa muri yombi imodoka za RIB zahageze kugira ngo mu by'ukuri zinamushyikirije ubugenzacyaha RIB. Uyu mugore mu by'ukuri numwe w'abagore mu Rwanda bakomeje kugenda bazamura itangazamakuru, numwe mu bagore bakomeje kugenda birwanaho mu rugendo rwabo, ariko kuri uyu munsi mu by'ukuri nyuma yuko asezeranyije abanyarwanda ko ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere 2025 agiye kuba yaraucinga televiziyo cyangwa se TV izajya ikurira mu masaro y'abanyarwanda. Uyu munsi mu by'ukuri akaba atawe muri yombi azira kuba hari bimwe atubarije cyangwa se mu by'ukuri kuba yarateguye nabi umushinga we, ndetse kandi uyu mugore umwe mu bagore bakomeza kugenda bagaragara mu itangazamakuru kuba banahagarariye itangazamakuru ryigenga mu Rwanda. Uyu munsi ageze muri Gasabo imodoka za RIB zimugejeje Kimironko, mu by'ukuri atabwa muri yombi akaba ari inkuru ikomeje kugenda ibabaza bamwe mu Rwanda mu by'ukuri bakomeje kugenda bakunda ibikorwa bya Mutesi Scovia. Uyu munsi akaba akoze ibara cyangwa se mu by'ukuri mubayeho bikaba ari ikintu rikomeye cyane, akaba agiye kuba yafungwa. Abanyarwandakazi, barundi kazi, reka nongere mpifurize kugira ibihe byiza by'umwihariko kuri wowe kandi subscribe kuri Kigali Ways. Nimba nawe utarakanda subscribe akaniko kayina kugiye kugira ngo ukande subscribe ukanugakanda kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ugerweho n'inkuru zacu gatanu kandi uwitwa Mutesi Scovia cyangwa se Mama Urwagasabo akaba ari n'umwanditsi ku kinyamakuru Mama Urwagasabo. Uyu munsi akaba agejejwe muri Gasabo ajyanwa mu by'ukuri Kimironko kuba yaburana, bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bibabaza abanyarwanda benshi cyane. Ni inkuru itugezeho akakaya, ni inkuru ikomeje kugenda ivuga ko Mutesi Scovia mu by'ukuri mw'abanyarwanda mwe atawe muri yombi azira kuba yaronshinze televiziyo nabi cyangwa se TV ye nabi. Uyu munsi mu by'ukuri akaba ageze muri Gasabo ajyanwa Kimironko. Ni amakuru akomeje kugenda babaza abanyarwanda bakunze Mutesi Scovia, ni amakuru mu by'ukuri atugezeho natwe aratubabaza, ariko kuri uyu munsi ni mutwemere tubagezeho iyi nkuru ikomeza kugenda inavugwa mu Rwanda. Ni inkuru yakomeje kugenda inababaza bamwe mu Banyarwanda mu by'ukuri bakunda ibikorwa cyangwa se banakunda ibyo Mutesi Scovia akomeza kugenda anabagezaho gatanu kandi. Mutesi Scovia rero kuri uyu munsi ni amakuru yakomeje kugenda amugarukaho, ni amakuru yakomeje kuvugwa n'abatari bake, benshi mu bakunze Mutesi Scovia nabihanganisha kubera ko mu by'ukuri Mutesi Scovia uyu munsi agiye kuba yajyanwa mu rukiko kuba yakurikiranwaho icyaha cyo kuba mu by'ukuri akomeza kugenda anakoresha imbuga nkoranyambaga nabi. Doko kandi mu by'ukuri Mutesi Scovia benshi bakomeje kwibaza ese niki cyaba cyabaye kugira ngo Mutesi Scovia anatabwe muri yombi, doko kandi akomeje kugenda anatanga uburyanama cyangwa se mu by'ukuri uburyo urubyiruko rwo mu Rwanda rwabyaza imbuga nkoranyambaga mu by'ukuri umusaruro bakaba bakiteza imbere. Uyu munsi benshi bakomeje kwibaza icyatumye Mutesi Scovia cyangwa se Mama Urwagasabo anatabwa muri yombi. Ariko se mw'abanyarwanda mwe nyuma yuko nyine agaragaye mu itangazamakuru ari umunyamakuru ukunzwe, ari nukuba akomeza kugenda anagaragara ko akuri ibinyamakuru byose mu Rwanda byigenga, akaba akomeza kugera mu by'ukuri anahira benshi cyangwa se mu by'ukuri anafasha benshi kuzamuka mu itangazamakuru. Uyu munsi akaba atawe muri yombi. Mw'abanyarwanda mwe ndavuga ko ari inkuru iteye ubwoba, ni inkuru yakomeje kugenda ivugwa na benshi, ni inkuru mu by'ukuri yakomeje kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Kubona Mutesi Scovia cyangwa se Mama Urwagasabo atawe muri yombi byakomeje kugenda bitungura benshi bakomeje kwibaza mu by'ukuri icyaba cyateye kuba Mama Urwagasabo yatabwa muri yombi nyuma yuko yaragiye kuba yaronshinga televiziyo izajya inareberwa muri salo. Ni televiziyo yaragiye kuba yakita Mama Urwagasabo, nyuma yaho aza kuba yakica amategeko mu by'ukuri y'abanyamakuru. Uyu munsi kandi akomeza kugenda agaragara guhanura abanyamakuru no kuba yabatanga inama zikomeza kugenda zinisubira. Mu by'ukuri uyu munsi Mutesi Scovia akaba atawe muri yombi, mu by'ukuri inkuru ye ikaba irangiye nabi cyane nyuma yuko yari afite umushinga wo kuzasura televiziyo, kuronshinga televiziyo ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere 2025. Akaba ari televiziyo mu by'ukuri yari kuzakora nyine kuri itariki 5, ariko kuri uyu munsi mu by'ukuri akaba atawe muri yombi azira kuba yaronshinze nabi cyangwa se mu by'ukuri irakomeje kugenda akora ibikorwa byinshi ntibamenye aho bikomeza kugenda bituruka, kwinjiza imitungo myinshi mu by'ukuri bakabura naho iva. Uyu munsi Mama Urwagasabo akomeje gukundwa n'abatari bake ku binyamakuru bitandukanye mu Rwanda, by'umwihariko ku kinyamakuru yise Mama Urwagasabo akaba n'umwanditsi wacyo. Kuri uyu munsi mu by'ukuri uyu mugore akaba n'umwe mu banyamakuru bakuriye abanyamakuru bigenga, akaba akomeza kugira mu by'ukuri agaragara muri performance itandukanye, navuga ko mu by'ukuri afite imikoranire na The Ben uherutse kuba yakora igitaramo cyabereye muri Big Arena. Uyu munsi kandi Mama Urwagasabo yakomeje kugenda avuga ko ari umunsi udasanzwe. Kuri uyu munsi yakomeje kugenda bazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda, mu by'ukuri bamubaza impamvu akomeza kugenda yinjiza amafaranga menshi, ariko nyamara aho aya mafaranga aturuka agakomeza kugenda hayobekana. Benshi bakomeje kugenda bagira amakenga, mu by'ukuri akomeza kugenda yisubira. Mama Urwagasabo umaze kuba yatabwa muri yombi azira kuba mu by'ukuri yinjiza amafaranga, bikaba bivuga ko mu by'ukuri aho aturuka hatazwi. Uyu munsi kandi Mama Urwagasabo nyuma yo gutangaza izi nkuru kandi akomeza kugenda avuga kuri 23 bikanatuma mu by'ukuri benshi bakomeza kugenda avuga ko akomeza kugenda yipanga umwandiko cyangwa se yipanga ku kazi, bikanatuma mu by'ukuri uyu Mama Urwagasabo akomeza kugenda agira igitinyiro gikomeye cyane mu Rwanda,
dore kandi mu by'ukuri akomeza kugera ahandi abanyamakuru batinye kuba bagira. Uyu mugore kandi yakomeje kugenda agaragara mu burasirazuba bwa Kongo, yagiye kuba yaganira n'umutwe wa M23, bikanatuma kandi uyu mugore yakomeje kugenda agira igitinyiro, kandi kugeza kuri uyu munsi ari umwe mu bagore bakuriye abanyamakuru mu Rwanda ku itangazamakuru ryigenga, n'umwe mu bagore bakomeje kugenda bakora ibigwi bitandukanye. Kuri uyu munsi mu by'ukuri akaba atawe muri yombi mu karere ka Gasabo, akaba ariho yagejejwe mu by'ukuri ari kujyanwa Kimironko kugira ngo abashe kuba yaburanishwa n'urugenzacyaha RIB. Bikaba bivuzwe ko mu by'ukuri mu rwa Gasabo akomeza kugera mu by'ukuri anababaza benshi bakimara kuba babona iyi nkuru bakomeje kugaragaza agahinda n'amarira, kubera ko mu rwa Gasabo ni umwe mu bagore bakomeza kugenda banatuma mu by'ukuri itangazamakuru mu Rwanda rizamuka, dore ko kuri uyu munsi kandi mu rwa Gasabo yakomeje kugenda agaragara nk'umwe mu banyamakuru cyangwa se nk'umwahagarariye abanyamakuru bikorera mu Rwanda, bikanatuma mu by'ukuri mu rwa Gasabo akomeza kugenda ahabwa icyizere kwamamarizwa n'amateleviziyo akomeye, gukundwa n'ibyamamare. Uyu mama rwa Gasabo kandi hagati aho ngaho akaba amaze kuba yatabwa muri yombi azira kuba mu by'ukuri yinjiza imitungo itatukana atazwi. Bikavuga ko mu by'ukuri mu rwa Gasabo akomeza kugenda anarocinga televiziyo ye, nyuma yo kwirocinga mu by'ukuri benshi bakamubaza ibyemezo byavuye, dore kandi mu by'ukuri nyuma yo gusabwa ibi byemezo bikomeza kugenda biburirwa irengero mu rwa Gasabo, bikaba byatumye mu by'ukuri RGB ikomeza kugenda imushyira amakenga. Uyu munsi akaba atawe muri yombi azira kuba mu by'ukuri yarocinze televiziyo ye nabi, bikaba bitumye mu by'ukuri mu rwa Gasabo agiye kuba yanafungwa. Benshi bakomeje kugenda bagaragaza akababaro kuri uyu mugore mu rwa Gasabo wakomeje kugenda ukora itangazamakuru mu rwa Gasabo, akaba n'umwanditsi waryo. Uyu munsi kandi mu rwa Gasabo cyangwa se Mutesi Kovia wakomeje kugenda utunga benshi mu itangazamakuru, yakomeje kugenda atanga akazi gatandukanye, yakomeje kwigisha urubyiruko uko babyaza internet umusaruro. Kuri uyu munsi kandi mu rwa Gasabo akaba n'umwe mu bagore bakomeza kugenda biteza imbere umunsi ku munsi. Mu rwa Gasabo uyu munsi inkuru ye ikaba irangiye nabi, atawe muri yombi. Nyuma yo gutabwa muri yombi kandi yakomeje gusaba itangazamakuru ryo mu Rwanda ko ryamubabarira akaba yakosora amwe mu makosa yakoze, nyuma y'uko abangaba bavuga ko mu by'ukuri mu rwa Gasabo agomba kuba yatanga details zose zaho imitungo ikomeza kugenda iva, dore kandi mu by'ukuri mu rwa Gasabo akomeza kugenda agaragara urubyiruko ndetse no kujya inama bamwe mu bakuze uburyo bakiteza imbere binyuze muri internet. Uyu mugore kandi wakomeje kugenda ubicyamamare agakomeza kugenda aca agahigo kenshi. Uyu munsi kandi nibwo yagiye kuba yaronshinga televiziyo ye, nyuma yo kuronshinga televiziyo ye uyu munsi bikaba byavuzwe ko yakomeje kugenda agaragara gukora amakosa mu by'ukuri, nk'uko bivuga ko waba uri igihangange kose utabura amakosa mu rwa Gasabo, kandi nk'uko akomeza kugenda bisaba imbabazi avuga ko mu by'ukuri bamubabarira ko atazongera kuba yakora amakosa, dore ko kandi uyu mugore yakomeje kugenda akundwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga akoresha ze, bikaba byaratumye mu by'ukuri akomeza kugenda agira audience yambaye cyane mu itangazamakuru. Uyu munsi kandi akaba yatawe muri yombi azira kuba mu by'ukuri yarakoresheje imbuga nkoranyambaga nabi. Benshi bakomeje kwibaza ese Mutesi Kovia wakomeje kugenda ugaragara mu kugira inama urubyiruko ndetse n'abakuze uburyo babyaza umusaruro wa internet ndetse n'itangazamakuru, gutangaza amakuru afite umucyo n'ahaturuka, amakuru yizewe, we akaba atangaje amakuru akaba amukozeho. Reka ngushimire ko twabanye gatatu kandi nitwa Mr John Ferro. Ciao ciao.